Reka tubahe ikaze inshuti mukunda ibiganiro byacu kandi tubashimire ko mukomeje kubana natwe uyu munsi. Uyu munsi rero nk'uko ubibona tugiye kuganira ku ngingo igira iti kugira abantu no kugira inshuti wahitamo iki? Ese ubundi umuntu yabitandukanya ate? Kugira abantu no kugira inshuti ese ni ibintu bimwe cyangwa biratandukanye? Kugira ngo tumenye igisubizo cy'icyo kibazo reka tubanze tumenye ubundi inshuti ni iki. Ubundi inshuti nyanshuti ni umuntu ufitanye n'undi imishyikirano ya bugufi irangwa n'urukundo ndetse no kubahana. Inshuti nyakuri ishobora kugutera inkunga, ikagushyigikira cyane cyane igihe uhanganye n'ibibazo bikomeye. Umwami w'umuhanga witwa Salomo yabivuze mu magambo meza cyane agira ati inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Kugira inshuti rero yujuje ibi bintu urumva ko ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Iyo ubonye umuntu nk'uwo aba ari umuntu w'agaciro gakomeye mu buzima bwawe. Ikindi twavuga ku bucuti nyakuri ni uko bwihariye. Twese tuzi ko ubutunzi bwo mu buryo bw'umubiri twirirwa dushakisha, rimwe na rimwe ntitubone n'umwanya wo kuruhuka, uko igihe kigenda gihita ubwo butunzi nabwo bugenda butakaza agaciro. Dufate wenda urugero rwumvikana, tuvuge ko uguze imodoka uyu munsi nziza igezweho, bamwe bita brand new, kuvuga igifunitse itaratwarwa n'undi muntu kandi iyo modoka ikaba ihenze. Uko bigenda imyaka igenda ishira wakwibaza uti bizaba bimeze bite nyuma y'imyaka 5? Iyo modoka izaba yataye agaciro. Na telefone twavuga ko ari kimwe, uyu munsi urayigura urayifunukuje ariko uko igihe kigenda gihita nayo igenda itakaza agaciro. Bimeze bite rero ku bucuti nyakuri? Se nabwo butakaza agaciro? Oya rwose, ubucuti nyakuri bwo bugenda bukura uko imyaka igenda ihita kandi bukiyongera, ntabwo butakaza agaciro nk'ubutunzi bw'umubiri. Mu magambo make rero twavuga ko inshuti nziza kandi z'inkoramutima cyangwa se inshuti nyanshuti ni impano zidakunze kuboneka. Nk'uko twabivuze tugitangira, kugira abantu no kugira inshuti ni ibintu bibiri bitandukanye cyane rwose. Abantu ushobora kubagira benshi pe bitewe n'uburyo ubayeho, wenda reka tuvuge ko uri umuhanzi cyangwa se umunyamuzika. Ibi bituma umenywa n'abantu benshi yewe bakanagukunda, bagakunda n'ibihangano byawe ari benshi cyane. Ariko se twavuga ko abo bantu bose ari inshuti zawe? Oya rwose, kubera ko abo bantu bose nubwo bagufana bakanezezwa n'ibihangano byawe ariko ntabwo ariko bose biteguye kugukorera bya bindi byose twavuze haruguru inshuti nyanshuti iba yiteguye kugukorera. Ubwo rero inshuti igukunda ibihe byose ndetse no mu gihe uri mu bihe bigoye. Numva ko kugira inshuti no kugira abantu ni ibintu bibiri rwose bitandukanye. Aha ngaha rero amahitamo ni ayawe, uzahitamo iki? Ni aha dusoreje ikiganiro cyacu, reka tugushimire wowe wakurikiranye ikiganiro cyacu. Ikindi ntitwasoza tudashimiye buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Niba ari ubwa mbere ubonye ikiganiro cyacu ukaba wungukiwe nacyo, turagusaba kugisharinga n'abandi, ntukihererane,
niba hari inama watugira ubitubwire muri comment, niba kandi utarakora subscribe twaguterera inkunga yo kubikora, ntabwo bigoye, nta nubwo ntacyo bigukostinga, nta kintu utanga, ni ubuntu. Urakanda ayo magambo atukura ubona munsi y'iyi videwo yitwa subscribe, uraba ubigezeho, ubundi ujya uhora ugerwaho n'ibiganiro byacu. Reka rero tugushimire cyane, dushimire mwe mwese mukunda ibiganiro bya Isengesho. Imana ikomeze ibahe imigisha, ihire imirimo y'amaboko yanyu, ubundi mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Bye.